iyo tuvuze ikoranabuhanga nyuma y'ibikorwa remezo kubyubatse biramara iki? Iyo umaze kubaka ibikorwa remezo igikurikiyeho ni ukubibyaza umusaruro. Nka leta iyo yashyize imbaraga muri icyo cyiciro serivisi, aribwo havutse Irembo. Kubera umwanya ntabwo ndajya kurisobanura ngo Irembo ni iki, abenshi murarizi, ariko n'ibindi bigo, haba za polisi, haba amakaminuza, haba ubuyobozi bw'ibanze batangiye gushyira ikoranabuhanga muri serivisi batanga. Izitari ziri ku Irembo zari ziri mu bigo ubwazo uko bigiye bitandukanye. Muri uko kubaka serivisi rero ubwo abanyarwanda batangirije kubyaza umusaruro rya koranabuhanga. Icyiciro cya nyuma twahise dukurikizaho cyari cyo kubaka ubukungu bushingiye ku bumenyi, ari nacyo ngira ngo turi buganireho cyane hano, kuko muri urubyiruko murangije kaminuza kandi ikoranabuhanga nk'uko turizi yavuze inkingi, ariko buriya hari fondasiyo. Hari fondasiyo ariyo koranabuhanga. Ikoranabuhanga nta nkingi n'imwe ritarimo, ni umusingi. Ikoranabuhanga ni umusingi w'izo nkingi zose kugira ngo zibashe gukora neza. Niyo mpamvu uzarisanga mu burezi, urisange mu buhinzi, urisange mu nzego z'ibanze, urisange mu guhanga ibishya, urisange mu bukungu. Kugeza ubu noneho tugeze ku rwego imibereho y'umunyarwanda usanzwe nawe ashingiye ku ikoranabuhanga. Mu byo yavuze harimo ubukungu, harimo ubuhinzi, harimo ubuzima, uburezi n'imijyi. Ibyo byose ikoranabuhanga tugiye dufite imishinga irimo, cyane cyane tugendeye kuri strategy twita Smart Rwanda Master Plan, ariyo irimo ibikorwa byose ushobora kubona byagiye biteganywa kuri buri rwego. Ikindi nk'uko mugenda mubibona no mu burezi ikoranabuhanga ryateye imbere. Ikoranabuhanga rero riri mu bintu byose, ibyo byose navuze. Ngarutse wenda ku kijyanye n'u Rwanda twifuza muri 2050, harimo ko urubyiruko turufata nk'amahirwe. Ntabwo ari bya bindi bavuga ngo urubyiruko rw'ubu, usanga abantu barabona urubyiruko ukabona barimo barikoma ku gahanga. Igihugu cyo urubyiruko rukibona nk'amahirwe biturutse ku mbaraga, biturutse ku bushake bwarwo, biturutse n'icyo rushobora kugeza ku gihugu. Ikoranabuhanga rero icyo tubashakaho ko mwarikoresha harimo kuba mwaribyaza umusaruro, kuko leta uretse ibyo bikorwa remezo n'ibindi nagiye mvuga yashyizeho na politike zitandukanye. Muri zo ndavuga imwe yitwa Digital Talent Policy, ni politike yo kubaka ubumenyi bw'abanyarwanda. Abanyarwanda ubwo iyo tubavuze duhera ku munyarwanda usanzwe, uburyo yabyaza umusaruro ikoranabuhanga afite cyangwa ashobora kugeraho, tukajya mu bakozi ba leta n'abashobora kubaho. Ubwo mvuze abashobora kubaho duhera ku banyeshuri, harimo na za kaminuza, hakaba no kubaka urwego rw'indashyikirwa mu ikoranabuhanga, ariho muzajya mubona hari ama Center of Excellence agiye ari muri kaminuza. Muzabona amashuri nka Rwanda Coding Academy, muzabona nka Carnegie Mellon University. Dufite n'indi mishinga myinshi hari nk'uwitwa Andela ugamije kubaka indashyikirwa muri software development. Hari n'indi myinshi igiye itandukanye. Ubukungu budashingiye ku bumenyi rero harimo iryo koranabuhanga. Mu byo mwarukoresha harimo ubushakashatsi, cyane cyane nk'abanyeshuri. Hari uburyo ubushakashatsi busaba internet, busaba mudasobwa, busaba n'ibindi, ariko hari n'ibindi byatekerejweho. Hari ibyo Minisiteri y'Uburezi ikora, hari ibyo REB ikora, hari ibyo na HEC ikora. Naza mvuze nka kimwe muri byo, hari uko harimo kubakwa umuyobozi uhuza amashuri, ku buryo byibura ubushakashatsi kubukora buba buri ahantu hamwe, noneho ntibugusabe cost ihambaye ya internet kugira ngo ubugereho, ku buryo bashobora guhanahana ubwo bushakashatsi. Hari ukugira ibigo mpuzamahanga, ibyo leta yarabikoze. Nazivuze, hari za African Leadership University, hari EMS, hari CMU, hari Rwanda Coding Academy, hari n'ibindi. Hari no kubaka urubyiruko, ubushobozi bw'urubyiruko. Mu byo yavuzemo NST1, twe dufite gahunda y'uko mu kubaka ubushobozi bw'urubyiruko muri 2024 tugomba kuba tugeze ku 100%.
harimo urwiga, harimo n'urutiga. Buri wese afite icyiciro cye agomba kuba arimo. Twagerageje ko tugomba kuba byibuze 100% babasha gukoresha ikoranabuhanga ry'ibanze. Urumva amahirwe menshi twayahaye urubyiruko. Ingamba na politike nabivuze, hari no gushyira ikoranabuhanga mu bikorwa byose, ari nabyo nari nahereyeho. Urubyiruko rero mu cyerekezo 50, ikintu tubasaba cya mbere ni ukudafusha ubusa amahirwe mubona. Mubajije umuntu wize mbere wenda y'ibihumbi 2000 wari nko muri kaminuza muri 99 cyangwa muri high school, wasanga ubu ngubu hari amahirwe menshi urubyiruko rufite. Ubu hari amahirwe yo guhanga ibishya, hari amahugurwa atandukanye tugenda tubona ndetse ku buntu. Sinzi niba muri mwarimo abadafite amahugurwa bagiye babona ku buntu. Harimo ibyo dukora byo guhanga ibishya, abihangira imirimo gufashwa, hari kwihugura no kwiyubaka no gukora mu buryo budasanzwe. Kuko iyo urebye igihe dufite, yavuze ngo mu 2050 muzaba mufite imyaka, yavuze 50, ariko umuntu utazakora mu buryo budasanzwe azahora agenda inyuma y'abandi nyine. Kuko ubu ngubu mu bintu urimo kwiga byose wagombye gushakisha ikoranabuhanga ryabyo. Niba wiga ubuhinzi, shakisha ikoranabuhanga ryakora mu buhinzi. Niba wiga uburezi, shakisha ikoranabuhanga ryo mu burezi. Niba wiga kubaka, koresha iryo koranabuhanga. Ibyo rero birasaba kujyana n'umuvuduko ikoranabuhanga ririho, kuko duteganya ko mu mwaka wa 2050 nta muntu uzajya gusaba akazi ko guhinga. Hari abantu njya mbona bamubaza batukora iki muri covid, twanyuraga mu baturage wandika nyine abari buze gufata batagiye ku kazi kugira baze kugira icyo babona, akakubwira ngo ngewe ngo mbumba amatafari, abumba rukarakara, ngo ntago ari umwuga. Niba nayabumba nashakisha ikoranabuhanga yakoresha kugira ngo ayakore neza. Birasaba rero ko abantu bajyana n'umuvuduko, kuko muri 2050 turaharateganywa ko hazakora ubwenge bw'ubukorano. Ubwenge bw'ubukorano nibwo bita artificial intelligence, kandi ubwo bwenge bw'ubukorano ni abantu babukora. Ubwo rero muzahitamo kimwe cyangwa muhitemo byombi. Ubwo bwenge bw'ubukorano hari ubwo muzakora cyangwa mutegereje ko hari ababukora, mwebwe mujye kubugura cyangwa mujye gukoresha ubwo bakoze. Birumvikana ko icyo dushaka urubyiruko nuko bakwiga ubwo bwenge bw'ubukorano. Navuze ko atari ngombwa kuba barize ikoranabuhanga. Ubu ntabwo bisaba ko kugira ngo umenye ikoranabuhanga ari uko uba wavuze ngo wakurikiranye iryo shami ry'ikoranabuhanga, kuko riri mu byiciro byose. Hari ikindi nanone dusaba urubyiruko gikomeye cyane, kirimo kurwanya uwasenya ibyagezweho. Iyo urebye uko u Rwanda rwiyubaka, ntabwo abantu bose ariko babyishimiye. Harimo abantu bumva bavuga bati yaba bari abantu bari basubiye inyuma, yaba bari abantu batari bateye imbere, haba hari icyagezweho akakivuga ukundi kandi twebwe tuzi ukuri. Hari ukuba rero abo bantu twagerageza kubarwanya. Akenshi bifashisha imbuga nkoranyambaga, ubu zikora mu bintu byose. Zishobora kudufasha gutera imbere, ariko zishobora no kudufasha gusubiza igihugu cyacu inyuma, bitewe n'uko hari abantu bazigenderaho. Abo rero tutabarwanyije, abantu bajya bakeka ko ibyo bavuga atari byo. Murumva yuko ikintu ikoranabuhanga cya mbere rizana ni ukoroshya akazi. Icya kabiri ni uko ya systeme niba yikoze harabaho gukorera mu mucyo. Ushobora kujyana ahantu dosiye ejo bakakubwira ngo ntayo wazanye, birashoboka, ariko mu ikoranabuhanga baba baguhaye message yuko wayijyanye. Ibyo bintu bikorera mu mucyo. Uwashaka kukurenganya iyo binyuze mu ikoranabuhanga, ngira ngo mujya musaba za scholarship cyangwa muri kaminuza umuntu agiye kujya yasaba inguzanyo yo kwiga, yega ko bisigaye bikorerwa muri system, kugira ngo bakubwire ngo ntiwasabye kubera urupapuro rwatakaye atari n'ubushake wenda, ntabwo bikunze kubaho. Kubera ki? Kubera ko wakoresheje ikoranabuhanga. Mu buzima bwa buri munsi rero iryo koranabuhanga icyo barigamije ni ukuvuna umuntu amaguru cyangwa kumufasha gukoresha umwanya we neza, igihe cye neza, n'amafaranga ye neza, kugira ngo umwanya yari gukoresha awukoreshe ibindi mu kugira ngo agire ibyo ageraho kandi mu buryo bwihuse. Niba ngishubije ndumva mpereye ku rugero wampaye, ariko ikoranabuhanga rishobora kugira umusanzu ritanga mu iterambere ry'igihugu.
tugarutse muri minisiteri y'imari n'igenamigambi bwana Clement, hari zimwe mu nkingi z'icyerekezo 2050 mu rurimi rw'icyongereza hari iyo mwakomojeho yitwa competitiveness and integration. Hanyuma mu birimo harimo icyitwa knowledge based economy, ubukungu bushingiye ku bumenyi. Ubukungu budashingiye ku bumenyi n'ubumeze gute? Urakoze cyane. Icyo kibazo kugira ngo ngisubize ndagendera ku rugero kugira ngo gisubize neza byorohere intore ziri hano kucyumva ndetse no kumenya ko arizo kireba by'umwihariko. Ubukungu bushingiye ku bumenyi. Mugenzi wanjye wo muri MINICT yakomeje kugenda avuga ati icyo dukora cyose area turimo tugerageze gukoresha ikoranabuhanga. Ikoranabuhanga ni rumwe muri urwo rugero rw'ubwo bumenyi. Urebye uko economies cyangwa se ubukungu bw'ibihugu bitandukanye zagiye zibaho kuva isi yabaho kugera uyu munsi, hagenda habamo kugenda bihinduka cyangwa bitera imbere, evolution. Usanga byaragiye bihinduka aho bimwe mu bihugu uyu munsi byateye imbere cyane usanga ubukungu bwabyo bushingiye ku ikoranabuhanga, ku bushakashatsi. Bivuze iki? Bivuze ngo ku burezi bufite ireme riri buguhe gukora cya kintu cyoroshya umurimo wakoze ariko nanone kikongera umusaruro. Ndatanga urugero rw'ubuhinzi. Nk'iyo bavuze subsistence agriculture, urahinga kugira ngo uze kubona mironko y'ibishyimbo urye ugaburira abana, ariko iyo ugiye gukora ubuhinzi bushingiye kuri bwa bumenyi niho hashobora kuzamo rya koranabuhanga, niho hashobora kuzamo gukoresha za mbuto zirobanuye, niho hashobora kuzamo gukoresha bwa bumenyi butandukanye bushobora kwigwa kugira ngo umusaruro uva kuri area cyangwa ku hantu runaka wiyongere. Hantu ntihahindutse ariko wa musaruro wiyongereye. Ntanze urugero rw'ubuhinzi ariko birareba inzego zose z'ubuzima n'inzego zose z'ubukungu buri muntu uwo ari we wese ashobora kubarizwamo. Bivuze ngo ni bwa bumenyi bukugira umuntu uri competitive, bukugira umuntu ushobora guhagarara mu bandi ukavuga uti iki ndagikora kandi gikora mu buryo bukwiye, n'uriya yavuga ati gikora mu buryo bukwiye, mukaba mwahigana ubutwari ukamwereka ko bwa buryo bwawe koko ari uburyo buboneye bwizweho bufite uko bwanditse cyangwa se ufite uko wagiye ubikora either mu bushakashatsi bwawe wikoreye cyangwa se mu kujyana n'iby'abandi badutanze imbere cyangwa se abandi bagenzi bacu buye ariko bitanga wa musaruro. Ibyo byose rero bikubiye kuri ya ICT, kuri ya science n'ibindi bishobora kujyana na nicyo ngicyo nagira ngo mvuge. Murakoze cyane. Muvuze ku kintu cy'ubumenyi mu nzego zose z'ibyo dukora byose, muratanga urugero mu buhinzi. Tugarutse gato kuri minisiteri ya ICT, ikoranabuhanga no guhanga udushya, hari ikintu mwavuzeho ko mu mwaka wa 2024 mufite gahunda y'uko urubyiruko rwose byibuze ruzaba rufite ubumenyi ku ikoranabuhanga ry'ibanze. Uru rubyiruko ruri hano ni urubyiruko rujijutse, nubwo mwavuze ko buri rubyiruko rwose mu cyiciro barimo bazaba bafite umusanzu bagomba gutanga, ariko se mu by'ukuri ikoranabuhanga ry'ibanze riva he rikagarukira he? Ese muri ibyo byiciro uru rubyiruko ruri aha ngaha ruri mu kihe cyiciro? Umwanya ni uwanyu. Urakoze cyane. Ikoranabuhanga ry'ibanze ndarishyira mu byiciro nubwo nasaga nkaho nari nabivuze.
icyiciro cya mbere ni aho bita general population, ni abanyarwanda muri rusange. Abanyarwanda muri rusange bahera ku umuntu wese uwo ari we wese kugera no kuri perezida wa repubulika, burya nawe aba ari umunyarwanda. Ese ni irihe koranabuhanga akeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi? Ubu nkeka ko mwese abenshi nta telefone mufite. Njyewe nagiye mu itorero banyaka telefone icyumweru nyicanye kubera message zari zirimo ihitizimo, kubera WhatsApp yahise yikaraga cyane, telefone birayinanira zima. Namwe ni muzicana muzabwira. Noneho mu buzima bwa buri munsi rero haba harimo kuvuga ngo ni gute nagura umuriro. Umunyarwanda, nta munyarwanda utagura umuriro, nta utishyura amazi, nta utohereza undi amafaranga. Ibyo ngibyo ni ibyo twigisha abanyarwanda muri rusange. Ndahita ngarukamo hagati kuko byubatse ku buryo bwa piramide. Hasi hari abanyarwanda muri rusange, ariko iyo ugiyemo hagati muri iyo piramide harimo abakozi ba leta n'abanyeshuri. Mwebwe rero mubabarira mu cyiciro cyo hagati, kandi mukongera mukajya no mu cyo kuri hejuru cyane cy'indashyikirwa. Ibyo byiciro byose mubirimo kubera impamvu ebyiri. Icya mbere, abanyeshuri bakenera ikoranabuhanga mu kwiga, babivuze, ubushakashatsi n'ibindi. Ikindi, abanyeshuri nibo bakozi b'ejo, kandi ndahamya ntashidikanya ko no muri mwe harimo abashobora kuba bafite akazi. Nibo bakozi b'ejo hazaza. Ikoranabuhanga ritwigisha abakozi kugira ngo abashe gukora akazi ya delivering vuba, namwe rirabareba. Niyo mpamvu mu masezerano dufitanye n'ikigo cyitwa ICDL turimo turavugana uburyo yatangira muri kaminuza ukajya usohoka iyo certificate uyifite. Icya gatatu rero ni mu ndashyikirwa. Indashyikirwa ni expert dukeneye. Ubu ushobora kuba indashyikirwa mu byo bita ECD. ECD ni biriya byakurera abana, ukaba rwose muri Child Online Protection ukaba expert, ugakurikira iyo kariya, ukazajya gukora no muri UN. Ari byo bintu ukurikirana. Ni ICT mu rwego rwo protectinga abana.